byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga ni ukugenda ukagendana n'umuvuduko TV of course on YouTube. Reka tubashimira abagiye babikora mugenda mukora subscribe ndetse munagenda munakora kukazogera kugira ngo amakuru yose ajye bageraho, n'abandi mutarabikora mushobora kubwirana mukagenda mubikora. Suhuze tunabaha ikaze ku Muvuduko TV on YouTube of course. Tunasuhuza abantu bari hariya mu karere ka Musanze by'umwihariko. Ibintu byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga, Umuvuduko TV ni igisubizo kuri wowe. Icyo usabwa ni ukujya kuri YouTube ugakora subscribe ndetse ugakanda no kunzogera comment zawe ndetse na share, biremewe kugira ngo amakuru ajya agenda bageraho gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero turagaruka hari Musanze, ni mu ntara y'Amajyaruguru. Rero haravugwa cyane umugabo n'umugore we bibye ihene barazibaga, ababafashe barazibikoreza. Ahangaha hari mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki 19 Kanama 2020 ahagana saa 9 z'igicuku, Kanyamibwa Makire wo mu kagari ka Kigombe mu murenge wa Muhoza yibwe ihene n'umwana wayo ndetse n'inkoko n'abashwi bazo. Harahagana saa 4 n'igice z'amanywa, aho uwitwa Nshimiyimana Faraji n'umugore we bafashwe babaga ihene n'umwana wayo, bivugwa ko ari za Kanyamibwa zaraye zibwe. Ubwo bazibagiraga mu rugo rwabo, abafashaga Kanyamibwa gushakisha amatungo ye magufi yibwe babagezeho, barazibikoreza, barabashorera, babazengurutsa ibice binyuranye bigize umudugudu batuyemo, nyuma babajyana kuri sitasiyo ya polisi. Nibyo mbabwira rero, ibintu byose birihuta ariko Umuvuduko TV ni igisubizo kuri we kugira ngo amakuru atazajya gusiga, kuko burya ngo icyambere ni amakuru, mujya mubyumva cyane. Abaganiriye na rwandatribune.com dukesha inkuru bavuga ko Nshimiyimana Faraji n'umugore we bagiye kwiba ayo matungo ubwo Kanyamibwa yari amaze iminsi mu bitaro kubera uburwayi. Mu rugo rwe yarahasize umushyitsi umufasha kurera umwana we. Uyu mushyitsi ngo yabyutse asanga abajura bibye ihene ebyiri n'inkoko. Urumva rero bamufatiranye nuko atarahari. Ntago byoroshye, ariko amategeko araza gukora akazi kayo. Rero Umuvuduko TV urakomeza kugenda ubaha amakuru atandukanye. Aba baturage bavuga ko kwikoreza bagenzi babo inyama z'ihene ari igihano bahisemo kubaha kugira ngo bibere abandi urugero ko undi wese uzafatwa yibye iby'abandi azakozwa isoni ku karubanda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigombe kabereyemo ubu bujura, Mukamusoni Jasmine, avuga ko amakuru y'ubu bujura bayamenyeshejwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki batangira guhererekanya amakuru bashakisha uwaba yibye aya matungo. Nyuma abaturage baza gutanga amakuru bifashisha inzego z'ubuyobozi gufatira mu cyuho Nshimiyimana Rajab ndetse n'umugore we. Hanyuma yagize ati, umukuru w'umudugudu yampaye aya makuru mu gitondo, nanjye mbimenyesha umuyobozi w'umurenge. Twakomeje guhanahana amakuru cyane ko n'abaturage bamaze kubigira umuco. Umuturage wo mu mudugudu wa Kavumu yaduhamagaye atubwira ko hari umuturage urimo kubagira ihene, kubagira iwe kandi bitemewe. Dukurikiranye dusanga ari we wazibye. Nshimiyimana Rajab n'umugore we bahise bashyikirizwa inzego za polisi kuri sitasiyo yayo ya Muhoza kugira ngo hakorerwe iperereza. Rero ibintu byose murumva ko byihuta, ari biba ari byiza, ariko kugira ngo byose bikugereho, bibi ubikuremo isome byiza ubyigireho, Umuvuduko TV ni igisubizo kuri wowe, cyabigufashamo cyane. Reka dusuhuza abantu bari mu majyaruguru hariya i Rulindo, abantu bari mu majyaruguru, navuga mu karere ka Burera ndetse n'ahandi hatandukanye. Rero ni inkuru twabagezagaho yuko mu karere ka Musanze harimo havugwa umugabo n'umugore bafatanywe ihene bibye ndetse bayibaze nk'uko mibona
ku mafoto bari bamaze kwica umutwe ndetse n'uruhu barukerereye. Ntabwo rero biba byoroshye, ariko uko biri kose kugira ngo ibintu bikomeze bikugereho, Umuvuduko TV ushobora kubigufashamo mu buryo butandukanye. Amakuru yo ni menshi cyane tuzagenda tubagezaho. Mu mahanga tuzagenda tubabwira ukuntu igihugu cy'Ubuhinde ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa baheruka kushotorana ndetse bakarasana. Hanyuma aha mu karere ka Musanze ni mu ntara y'Amajyaruguru, ni nabwo guverineri wayo Gatabazi Jemuve aherutse gukurwa ku mirimo ye. Hari kwibazwa ninde ushobora kuyobora iyi ntara y'Amajyaruguru nyuma ya Gatabazi. Ariko kandi ayo ni amakuru yose tuzagenda tubakurikiranira kugira ngo tumenye imvo n'imvano yayo. Twe turi Umuvuduko TV, ibyinshi ntabwo bishobora kuducika kuko tuba tuhari kugira ngo tubagezeho amakuru atandukanye. Reka tugushimire cyane ndetse tugushimire by'umwihariko tunakwifuriza kugira ubuzima buzira covid muri iki gihe igihugu cy'u Rwanda ndetse n'isi muri rusange biri guhangana n'icyorezo cya coronavirus yo mu bwoko bwa COVID-19. Ariko tubifuriza gukomeza kugira imyitwarire myiza kuko ibihano, ubupfura ndetse no kuba abantu bakwiyubaha ntabwo byo byavuye muri iki gihe. Rero ni iyi nkuru twabagezagaho yuko mu karere ka Musanze havugwa umugore n'umugabo bibye ihene bakayibaga ndetse bakaza no gufatirwa mu cyuho nk'uko twagiye tubibona. Ubu bagiye gushyikirizwa sitasiyo ya Muhoza, ni hariya neza hafi ya gare, ni hariya i Musanze. Reka rero tubashimire kandi tubasabe gukora subscribe ndetse musangira amakuru n'abandi bantu batandukanye. Ciao.